Ndagusuje mukunzi wacu ari nakora naguha ikaze. Iyi ni KN Radio ishakira urukumbi ry'amakuru yizewe mu Rwanda ndetse no hanze yarwo. Uzakunda gusanga abaturage cyangwa abantu bose bibaza ikibazo kigira giti: ese kubera iki urupfu rwaje? Ese kubera iki abantu bapfa? Icyo kibazo rero abaturage bibaza, nanjye ndi mu bakibaza. Ese Mana, kubera iki urupfu rubaho koko? Ese kubera iki umuntu apfa? Ibi rero tubivuze nyuma y'uko mu karere ka Rutsiro na n'ubu kubyakira byabarenze, amarira ni menshi mu maso y'abaturage bitewe no kumva inkuru y'icamugongo, inkuru ibabaje bayumvise. Na n'ubu kubyakira byabagoye. Ni ukumva umudaso wirwanye n'abakozi yapfaho, batunguwe no kumva ko apfuye urupfu rutunguranye. Na n'ubu abo baturage kubyakira byabarenze. Niyo mpamvu usanga barimo baribaza ati: Mana yanjye, kubera iki urupfu rwaje koko? Nk'uyu mudaso yapfuye gute? Kuko ni urupfu rwa na n'ubu nabo bakorana cyangwa abayobozi bo muri aka karere ka Rutsiro nabo byabatunguye kubyakira. Icyo ngusabye rero nyabona nuko wadushyigikira ukareba munsi y'aya makuru yacu, urabona ijambo subscribe cyangwa se abone, utukandaho n'akazugira kaza nako gakandeho. Icyo gihe uzaba ushimangiye yuko ugiye kujya uba uwa mbere mu kubona amakuru ya KN Radio tugenda tubagezaho umunsi ku munsi. Reka dufate akaruhuko, turaza tubabwira byinshi kuri iyi nkuru y'icamugongo. Na n'ubu abaturage kuyakira byabagoye, na n'ubu byabacanze kumva umudaso wabo wari umaze kwigarura imitima ya benshi wapfuye urupfu rutunguranye. Tubibutse ko iyi ari KN Radio. Reka nongere mbaye ikaze bakunzi bacu. Iyi ni KN Radio ishakira urukumbi ry'amakuru yizewe mu Rwanda ndetse no hanze y'u Rwanda. Icyo buri gihe mpora mbasaba ni ukureba munsi y'aya makuru yacu tugenda tubagezaho umunsi ku munsi. Urabona ijambo subscribe cyangwa se abone, utukandaho n'akazugira kaza nako gakandeho. Icyo gihe uzaba ushimangiye yuko ugiye kujya uba uwa mbere mu kubona amakuru ya KN Radio tugenda tubagezaho umunsi ku munsi. Ni mu karere ka Rutsiro harimo haravugwa inkuru y'icamugongo y'umudaso yishwe n'impanuka ya moto yaratwaye. Ubwo iyo moto yaratwaye yagiye irenga umuhanda ahita yikubita muri rigori. Igihe cyo kubaho kuri iyi si gihita kirangirira aho ngaho. Uyu mudaso yitwaga Mukerarugendo Jean Pierre w'imyaka 51 y'amavuko, wari umuyobozi wa daso wo mu karere ka Rutsiro. Yapfuye azize impanuka ya moto yiwe yaratwaye. Ni impanuka yabereye mu murenge wa Gihango, akagari ka Kongonile wo mu mudugudu wa Gashihe ku isaha y'isa 8 z'amanywa zo kuri uyu wa mbere tariki ya 29 Nyakanga 2024. Iyo nkuru y'icamugongo rero yasakaye mu baturage, cyangwa urupfu rw'uyu muturage rwamenyekanye ku gicamunsi cyo kuri uyu wa mbere tariki ya 29 Nyakanga 2024 mu masaha akira saa 6 z'umugoroba zo kuri iyi tariki twavuze haruguru. Amakuru avuga ko uyu Mukerarugendo Jean Pierre mu masaha ya nyuma ya saa 6 aribwo yafashe moto yerekeza mu muhanda. Ubundi agifata iyo moto ageze mu muhanda, moto ihita imujugunya imurenza umuhanda, ahita abura ubuzima. Umuyobozi w'akarere ka Rutsiro wungirije ushinzwe iterambere ry'ubukungu Uwizeyimana Emmanuel yahamirije itangazamakuru ko iyi nkuru koko ariyo koko. Mu magambo menshi cyangwa mu magambo yatangaje y'ikiniga cyinshi, nawe ko kubyakira byamucanze. Yagize ati: yakoze impanuka ikomeye na moto yaratwaye mu muhanda uva mu isantere ya Kongonile werekeza Gisiza. Ubwo yaragiye kwigisha muri Transit Center ya Murunda. Impanuka yatewe no kubura feri bituma arenga umuhanda, agwa muri rigori, akomereka ku mutwe, akaboko kenda gucika, no mu gatuza naho harangirika bikomeye.
uyu muyobozi w'akarere ka Rutsiro wungirije ushinzwe iterambere ry'ubukungu Uwizeyimana Emmanuel yakomeje avuga ko uyu mudaso akimara gukora impanuka yahise ajyanwa ku bitaro bya Murunda, bamwohereza ku bitaro bya Kibuye babona byanze cyangwa babona ubushobozi bw'abaganga bo muri ibyo bitaro bya Murunda batabifitiye ubushobozi, bahita bamwohereza mu bitaro bya Kibuye. Bageze mu nzira bataregera muri ibyo bitaro ahita abura ubuzima. Gutyo umurambo wa nyakwigendera wahise ujyanwa ku buruhukiro bw'ibitaro bya Murunda kugira ngo ujye kwitabwaho n'abaganga. Abaturage bo muri aka karere bakimara kumva iyo nkuru y'uwo mudaso wabo bakundaga, na n'ubu kubyakira byanze, amarira ni menshi muri aba baturage. Bano baturage barimo baravuga ko umuntu wese aba afite ikizamwica, ko umuntu avuka Imana yamuteguriye koko n'ubundi kizamwica, ngo yaba umuntu wese yamenyaga ikizamwica cyangwa itariki azagenderaho. Reka ngushimire rero wowe wahisemo gukurikira amakuru kuri KN Radio, tukubwira ko wakoze igikorwa cy'ubutwari, tunagora tukwibutsa ko uba ugomba gukora subscribe cyangwa sabone n'akazugira kaza nako kagakandaho, kujya gihe uzaba ushimangiye yuko ugiye kujya uba uwa mbere mu kubona amakuru ya KN Radio umunsi ku munsi tugenda tubagezaho. Mugire ibihe byiza kandi Imana ijye igomeza ibaturindire.